murakoze bene data bakundwa shuti za God's Grace TV. Ndi hano nshima Imana ko nanjye bongeye kunyakira ngo nze dusangire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryuzuye ubuzima, kuko uyu munsi nanjye nakiriwe n'umukozi w'Imana kugira ngo nze mbabwire icyo Imana yashize ku mutima wanjye. Imana uyu munsi yiteguye kuvugana namwe biciye mu kanwa kanjye. Uwiteka ashimwe cyane. Jewe ubavugisha nitwa Pastor Rwabutogo Daniel, nkaba ndi umushumba mu itorero rya Apostles and Prophets Church rw'Imiyaga. Nejejwe cyane no kuba ndi hamwe namwe muri iki kiganiro, dusangira ubuntu bw'Imana, dusangira kubaho kw'Imana, cyane cyane tuvuga ubwiru bw'ijuru n'ubushake bw'Imana ku buzima bwacu. Haleluya. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana dusenga. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagushimiye kuri Imana y'imbaraga nyinshi, Imana y'umwami wacu Yesu, Imana y'agakiza kacu. Uyu munsi nje imbere y'amaso yawe Data, nzanye ijambo ryawe. Nta kindi kingenza mwami Yesu, ni ukugira ngo namamaze ubutumwa bwiza, namamaze kubaho kwawe mwami, namamaze ubushake bw'ijuru ku bugingo bwacu. Reka imbaraga z'Imana zimanukire ku bana natwe. Ndavuga imbaraga zihindura Data wera, zimanukire kuri buri muntu wese urimo kutureba kuri God's Grace TV uyu munsi wa none, mu kuri kw'ijambo ry'Imana twazanye. Mwami Yesu, ndakwakiriye kugira ngo umbere umuyobozi kandi wongere kunyobora. Nyagasani mwami, uvugane n'ubwoko bwawe, uvugane n'abantu bose bafashe umwanya wabo wo gukurikiranira ijambo. Mwuka wera atubere umuyobozi muri byose. Nakiriye kubaho kw'Imana, nakiriye ubuntu bw'Imana, nakiriye imbabazi z'Imana, nakiriye ijuru kugira ngo abe ari ryo rivugana natwe mwami muri aka kanya. Mwuka wera tuyobore mwami Yesu, ugira ijambo, ubane natwe mu ijambo kandi uvugane natwe kuko uri umwami. Shimwe n'icyubahiro n'ibyawe mu izina rya Yesu, amen. Muri iki gitondo ndagira ngo nshime Imana cyane kubw'umukozi w'Imana wanyakiriye muri studio kugira ngo nze kuganira namwe. Nta kindi kituzanye, tuje kuvuga ijambo ry'Imana mu kuri kwaryo bwite. Haleluya. Turaba twinjira mu gitabo cya Yesaya. Turaba dusoma ijambo mu gitabo cya Yesaya, igice cyaho cya 14 umurongo waho wa 9. Haleluya. Haravuga ngo ikuzimu hasi hahakurukijwe no kugusanganira, hakuzuriye abakuru bo mu isi bose bapfuye, hakuye abami b'amahanga yose ku ntebe zabo. Abo bose bazakubaza bati, mbese nawe ubaye umunyantege nke nkatwe? Uhwanijwe natwe? Icyubahiro cyawe n'amajwi yawe y'inanga zawe bimanuwe ikuzimu, usasiwe inyo, urazoroswa. Haleluya. Yesu wacu ashimwe cyane. Bene data bakundwa, uyu munsi nganira namwe, ndagira ngo abantu bose bakurikirana God's Grace TV twongere kumva Imana yadukunze, twongere kumva impano y'Imana iturimo, twongere kumva umurimo w'Imana yaduhaye. Hari icyo dusabwa. Hari abari hasi yo ngiye kuzimu, n'abami bakuwe ku ntebe zabo, n'abatware bo hasi aho ngaho, n'abapfuye batamenye Imana, n'abapfuye batazi ko hari irindi herezo. Ariko umutwe w'amagambo uyu munsi turiwe twigaho, twiga ku mutwe w'ijambo uvuga ngo iherezo ryawe mu biganza byawe. Haleluya. Yesu wacu ashimwe cyane. Iherezo rya buri muntu wese ntabwo riba kureye, ntabwo rishyirwa kureye, ahubwo riba rimwegereye, ahubwo riba riri aho ngaho bugufi bwe. Ntabwo rishobora kujya kure yawe kuko ni ibyawe ku giti cyawe. Iryo ngiryo ni gatozi yawe. Haleluya. Iherezo ryawe rero riri mu biganza byawe. Ufite inshingano yo kumenya ngo ese iherezo ryanjye ko ndifite mu biganza byanjye rizasohoza rite? Yesu wacu ashimwe cyane. Bene data bakundwa, ndagira ngo nganire n'umuntu urimo kureba iyi God's Grace TV uyu munsi mu kuri kw'ijambo ry'Imana, nkubwira ngo iherezo ryawe riri mu biganza byawe. Nongera kugusobanura nkubwira ngo nta kindi wakora keretse kumaramaza, keretse kwerura ukagenda ukavuga ngo jewe mfashe umwanzuro ubuzima bwanjye, nta handi mbwerekeje kuko iherezo ryanjye rigomba kuzaba ryiza. Uwiteka Imana yarakuremye
aguha iminsi yo kurama, aguha impano ye, aguha umurimo wo gukora. Uyu munsi nta kindi gihamya dufite uretse umwuka w'Imana uturiho. Iyo wamaze gutandukana n'umwuka w'Imana, hari izindi mbaraga ziba zishaka ubugingo bwawe, hari izindi mbaraga ziba zihiga agakiza kawe, hari izindi mbaraga ziba zicira no kugira ngo zigusubize hasi. Uwiteka yaguteje intambwe kugirira icyizere, arangije araguhamagara, agushyira mu muhamagaro, aguha umurimo wo gukora. Haleluya! Bamwe babaye abingizi, abandi babaye abaririmbyi, abandi babaye abasenzi. Iyo ni impano y'Imana, uwo ni umurimo w'Imana, ni umwuka w'Imana utuyobora muri ibyo byose ndimo kuvuga. Iyo wamaze gutandukana n'iyo mpamvu yo kuremwa kwawe, bisobanuye ngo wamaze gutandukana n'impamvu y'Imana kugira ngo uzaragwe ubwami bw'ijuru. Kandi biri tugira ngo iki? Iratubwira ngo turabaragwa ubwami. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Bantu bankurikiranye uyu munsi, ndagira ngo mvugane namwe muri aya magambo nasomye muri Yesaya 14:9. Ikuzimu hasi, ikuzimu hasi. Ntabwo ari mu ijuru kwa data, ahubwo ikuzimu hasi. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ngo iherezo ryawe uko rifite mu biganza byawe, nta kindi kizagutandukanya naryo, keretse gutandukana n'intumbero, keretse gutandukana n'impamvu, keretse gutandukana n'icyo wahamagariwe. Abenshi dushubijwe inyuma nuko impano y'Imana yaduhaye twayihinduye ibisa nk'ibikoresho byacu kugira ngo twiyamamaze. Aho kwamamaza Imana yaduhamagaye, ahubwo turiyamamaza. Twamara kwiyamamaza, isi ikatubona. Isi yamara kutubona, isi ikatuyoboka. Isi yamara kutuyoboka, isi ikaduhindura. Tugahinduka nk'isi, abendaga guhindura isi, akaba twebwe duhinduka nk'isi. Haleluya! Yesu wacu ashimwe cyane. Bene data bakundwa, mvuga aya magambo ndagira ngo mvugane nawe. Abantu b'isi twese, ndavuga abatuye isi, turi hano ku isi ariko ntabwo turi ab'isi. Hari igihe tuzageramo tugatandukana n'isi, hari igihe tuzageramo tugasezera ku isi, hari igihe tuzageramo tukavuga ngo wasiwe urabewe kuko tufite ahandi twaremewe, twagenewe. Haleluya! Nshuti z'Imana, mureke mvugane namwe muri aya magambo. Nkuko byanditswe, ikuzimu hasi hahagurukijwe no kugusanganira. Bakuzuriye abakuru bo mu isi bose bapfuye, hakuye abami b'amahanga bose ku ntebe zabo. Abo bose bazakubaza bati, mbese nawe ubaye umunyantege nke nkatwe? Haleluya! Hari bene wacu, hari bene data, hari abakozi b'Imana benshi batandukanye batangiye umurimo, bawutangira mu mbaraga, bashimisha Imana, Imana irabishimira, Imana irabashoboza, Imana irabagaragaza. Aho ngaho hasi kuzimu barimo kugusanganira, ni babandi twasukagaho umuriro, ni babandi twajyaga twitandukanya nabo, ni babandi tutabonagamo ubuzima. Ndavuga basogokuru bapfuye badakijijwe, ndavuga bakoreye ibigirwamana, ndavuga batandukanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, bagakorera izindi mana. Abo ngabo bagiye kuzimu hasi. Ariko buri munsi iyo turimo gusenga, njya mbwira abantu benshi, kandi nawe uyu munsi ndakubwira ngo imbaraga za Satani iyo zirimo gushaka abakozi, zishaka bamwe mu imiryango yacu bapfuye badakijijwe, barangiza bakoherezwa ku bugingo bwacu. Bamara kutugeraho, abo ngabo bagatangira akaba aribo baturwanya. Satani rero ntabwo ari umuswa wo kugira ngo wenda tumubabarire, ahubwo ni umuhanga wo kwitondera. Tumwitondera dute twebwe abakristo? Abamaze kumenya Imana yabo, twitondera Satani, twirinda icyaha, twirinda imigambi ye yose mibisha, twirinda icyaduteranya n'Imana yacu. Nubwo akirana cyane kugira ngo tugire ibyadutandukanya n'Imana, ariko natwe dufite inshingano yo kurinda agakiza twahawe. Ako gakiza niko dukuramo imbaraga, ako gakiza niko dukuramo byose. Ndavuga byose by'abakijijwe bamaze kumenya Imana. Haleluya! Bene data bakundwa, mvugana namwe, ndagira ngo kuri uyu munsi wa none twongere kumva ko ikuzimu hasi hari abadutegereje, kandi abo badutegereje ubundi sibo bacu, ahubwo nitwe tubacirira. Nababwiye ngo iherezo rya buri muntu wese riri mu biganza bye, araryitwariye. Agomba gukirana cyane kugira ngo rizabe ryiza, agomba gukirana cyane kugira ngo azasoze mu batsinze. Ababikuzimu badutegereje be kutubona, kuko barakubwira ngo ese nawe ubaye umunyantege nke nkatwe? Babaye abanyantege nke mu gihe cyabo, ariko ubwo babaye abanyantege nke mu gihe cyabo, ntabwo dukwiye gukora nk'uko bakoze, kuko ntabwo turi bamwe nabo, ahubwo twe turi abandi, turi ishyanga ryera, turi ubwoko bw'isumba byose. Haleluya! Ndagira ngo nongere kukubwira ngo ntabwo ukwiye kujya mu mwanya w'abanyantege nke, ahubwo
turi abanyembaraga ndetse no kurushaho. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ubw'ikuzimu hasi ariho hagurukijwe, ntabwo ariho twebwe dushize amaso yacu. N'iki gituma ikuzimu hagurutswa? Nuko hari igihe twamaze duhanganye nabo, nuko hari igihe twamaze turwana nabo, nuko hari igihe twamaze ducirana nabo. Twarabarwanije kandi abo badutegereje ni babandi twajyaga dusenga, duhamagara imbaraga z'Imana, duhamagara umuriro w'Imana, duhamagara kubaho kw'Imana, duhamagara kurindwa n'Imana, duhamagara uburinzi bw'ijuru, tuvuga ngo Mana dutabare, Mana duhure, dore turahagurukiwe. Yego baraduhagurukira ariko turabanesha, kuko mu izina rya Yesu hari imbaraga. Iryo zina ry'umwami twamenye harimo imbaraga. Kandi iyo tuvuga ngo turabatura umuriro urabatwika, iyo tuvuga ngo turabamenaguza inyondo y'isumba byose irabakubita, iyo tuvuga ngo turabahwanya koko. Hari ibyo dusenga, kandi ubwo dusenga kuko turabizera, tugakora mu kwizera, niko biba birimo gukorwa muri bo. Bariya rero barababaye, bariya turabababaza iteka ryose. None nabo barakubaza ngo ese nawe uhanijwe natwe? Haleluya, Yesu wacu ashimwe cyane. Ntabwo turabo guhwanywa nabo, kuko bidutegereza bategereje ko nawe uzabuhwanye nabo. Ntabwo uri umwe nabo, ntabwo ukwiye gukora nk'ibyo bakoze. Ibyabajyanye hariya bitandukanye n'ibyo ushaka. Hari iherezo ry'ibyo ushaka. Iherezo ryacu ni ukuzabona Imana, ni ukuzabana na Yesu mu ijuru. Ntabwo ari ukumanuka ikuzimu hasi ngo badusasire inyo izindi bazitworose. Oya, ntabwo ari byo dushaka, ahubwo tugambira ikintu kimwe: kuzabana na Yesu mu bwami, kuzaba turi hamwe n'abamarayika dusingiza. Ibyo rero ntabwo bitwemerera, ibyo rero nibyo barwanya, ibyo rero nibyo batemera. Mwene data mukundwa, ndavuga abantu bose barimo kudukurikirana kuri God's Grace TV, ukuri kw'ijambo ry'Imana nuko tutaremewe gupfana nabo, ahubwo twaremewe guhindura amateka yacu n'ibinyejana byacu. Reka ubuntu bw'Imana n'imbaraga z'Imana zongere kugaragarira muri twebwe, dutsinde abangaba dutegereje, dutsinde abangaba dushaka. Ntabwo ubutware tubwemera uko buri, ntabwo ubutware tubushaka uko buri, ahubwo turifuza imbaraga. Haleluya, Yesu wacu ashimwe cyane. Barabaza ngo icyubahiro cyawe n'amajwi y'inanga zawe bimanuwe ikuzimu, usasiwe inyo urazoroswa. Haleluya, haleluya. Bana b'Imana, ntabwo ibyo aribyo dushaka, ntabwo aribyo twifuza, kuko icyubahiro cyacu, nimba ndimo kuvuga icyubahiro, ndavuga wa murimo w'Imana ukora. Niba ndimo kuvuga icyubahiro, ndavuga ya mpano y'Imana yaguha. Icyubahiro cyacu gikomoka ku Mana yacu, icyubahiro cyacu gikomoka ku bushake bw'Imana, kubaho ubuzima bugendera mu bushake bw'Imana. Haleluya, Yesu wacu ashimwe cyane. Ndagira ngo mvugane nawe mwene data. Iyo ndimo kuvuga aya magambo, ntangira kureba iherezo ryanjye, ntangira kwibaza iherezo ryanjye, nkavuga ngo ejo hanjye mpateguye nte, ejo hanjye mbigenje nte kugira ngo nzagere ku bushake bw'Imana. Ese Imana ko yampamagariye kuyikorera, nitwa umukozi w'Imana hano ku isi, ese ndakora nk'umukozi w'Imana ariko uteganya kuzagororerwa ingorano zikwiye abakoreye Imana? Hari abantu benshi, bene data ndimo kuvugana namwe, hari abantu benshi bakorera Imana mu gitondo, saa sita bagakorera Satani. Hari abantu benshi bajya muri repetition, bavayo bakaza bafatanye ku rutugu barimo gusomana. Abo ngabo rero ntabwo aribo ndimo kuvuga none ahangaha. Ndimo ndavuga abakozi b'Imana bava muri repetition bakaza imitima yabo yuzuye kuramya. Haleluya, bene data bakundwa, ni munyemere mvugira ijambo. Ndimo ndavuga ngo icyubahiro cyawe, icyubahiro cyawe, icyo Bibiliya itubwira uyu munsi, ni impamvu y'Imana kugukunda, ni impamvu y'umuhamagaro w'Imana kuba muri wowe, ni impamvu y'ubushake bw'Imana kugira ngo yikorere. Niyo mpamvu wakuwe muri benshi. Ntabwo twari beza, ntabwo twigeze tuba beza kera tukiririya, ariko hari aho Imana yadukuye tudashobora kwibagirwa, tudashobora kwirengagiza, kuko umunsi tuzahibagirwa ni nawo umunsi tuzananirwa urugendo twatangiye. Umunsi tuzananirwa ni nawo umunsi byacu bizabisa nkaho biragiye, kuko hari ubundi butware buzaba butwaye ubugingo bwacu. Uyu munsi mvugana nawe, ndagira ngo wowe wahawe impano y'Imana, ndagira ngo wagiriwe icyizere n'Imana, ndagira ngo wowe wakunzwe n'Imana, wongere kugarura umutima wawe ku Mana, we kuzasanganirwa, uve mu banyantege nke. Abantu bajyaga basenga, abantu bajyaga biyiriza, abantu bajyaga muri repetition, abana b'Imana bakuzura kuramya, ariko rero kubera intege nke bamwe bagenda bacogora, bagatanga n'impamvu badafite, bagahamagara perezida wa korali ati uyu munsi ntabwo ndi buboneke kuko rwose mama yarwaye. Mama atarwaye, ahubwo ari intege nke, wenda ashaka kwiryamira, wenda ashaka gusura inshuti. Izo ntege nke zifite ingaruka mbi, zifite ingaruka mbi, kuko hari abazazikubaza, hari abandi bari bagutegereje ngo bazakubaze intege nke zawe uko byakugendekeye, byagenze bite, nawe uhwanijwe natwe. Haleluya,
Haleluya. Uyu munsi mvugana na buri muntu wese urimo kutureba, urimo gukurikirana God's Grace TV mukuri kw'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mvugane nawe aya magambo. Hari icyo Imana yakuremeye, hari impano y'Imana ikurimo, hari umurimo w'Imana yaguhaye. Ibyo byose dufite inshingano kugira ngo tubizirikane nk'abazabigororerwa. Twe kumera nk'umuntu ukora avuga ati ninsoza imirimo ndataha, ariko nta gihembo mfite. Tuzagororerwa kuko ni isezerano. Haleluya. Tuzagororerwa, tuzava muri ubu buzima tujya mu bundi buzima. Ndagira ngo nkwendahende buri muntu wese unteze amatwi uyu munsi cyangwa urimo kutureba dukurikirana, ndagira ngo nkubwire ngo byanze bikunze ubwikuzimu hasi bahagurutse, icyo dushaka ni ugukomeza umuhamagaro w'Imana yaduhamagayemo. Icyo dushaka ni ugukomeza kwinginga kugira ngo twe kuzashinyagurirwa n'abanzi bacu batubwira ngo ese za nanga zanyu nazo zimanuwe ikuzimu, za ndirimbo wahimbye nazo zimanuwe ikuzimu, kwa kubwiriza wabwirije nabyo bimanuwe ikuzimu, ba bantu wakansorinze umanukanya amagambo wabwiye yose, bya bindi wakoreye Imana nabyo bimanukanye ikuzimu, uhwanijwe natwe. Haleluya. Ubaye urimo kunyumva uteze amatwi amagambo mvuga, wakwitekerezaho. Aya masaha yo ndimo kuvuga aya magambo nyavuga ari uko nanjye nabanje kwitekerezaho, mba nafashe umwanya wanjye kugira ngo nongere nitekerezeho, nkavuga ngo Mana yanjye, ubwo wemeye ko mvugira ijambo, nanjye ongera umpindure, ongera unshyire mu murongo bireze n'ibyo ntekereza. Hari kenshi abantu bibeshya bakagira ngo bari mu murongo, ariko babo ubwabo babibeshya. Wowe ubwawe ni uba wibeshya, nta wundi ububeshya. Iyo wavuye hariya muvuye mu kuririmbira Imana, uri muri worship team, uvuye kuramya Imana, imbaraga z'Imana zamanutse, abantu buzuye umwuka wera, kubaho kw'Imana kwabonetse, ariko warangiza akaba ari we basanga wegamye ku gikuta kandi uri hamwe n'undi muntu atari umugabo wagukoye. Ntabwo umugabo wagukoye yakujyana ku gikuta, nta nubwo yakujyana mu miyenzi, nta nubwo yagushyira ahandi hantu hatesha agaciro Imana uvuye gukorera. Haleluya. Ahubwo icyo uzirikana ni iki? Uhita umenya ngo nyamara umurongo mfashe ntabwo ari we. Ndagira ngo habeho guhinduka. Ndagira ngo ndimo kuvugana nawe mu mutima utangire gutekereza ngo ese iherezo ryanjye ko riri mu biganza byanjye nditwaye nte? Ndaribungabunga, ndaririnze. Impamvu navuze ngo iherezo ryawe mu biganza byawe ni uko nendaga kukwibutsa ko nta wundi ugufashije iherezo ryawe, ahubwo ari wowe uryifitiye ku giti cyawe. Imyanzuro uzafata izaguha iherezo ryiza. Imyanzuro uziyerekezamo we ku giti cyawe izaguha iherezo ryiza. Amahitamo yawe azaguha iherezo ryiza. Imyanzuro yawe izaguha iherezo ryiza. Nuhitamo gufata imyanzuro mizima, bizaguha ubuzima buzima, bizakujyana ahantu hazima, bizakubanisha n'abantu bazima. Haleluya. Haleluya. Igihe kimwe abantu babaho bagatekereza ngo aho bari niho bakwiye kuba, ariko bwite ntabwo ari byo. Hindura, isuzume. Nta wundi muntu uhari ngo agusuzume. Abashumba baragukurikirana, abapasiteri bawe baragukurikirana. Nibyo turabakunda bo kabyara, nanjye ndamukunda umushumba wanjye, ariko hari aho tugera akaba adahari. Hari aho tugera bikaba bisaba jewe ku giti cyanjye n'amarangamutima yanjye n'Imana namenye kugira ngo abe ari jewe ufata umwanzuro w'uko ndi bunyuraho hantu. Bapasiteri turabarenganya, bakora ibyo bakwiye gukora. Noneho ikibazo kiri uyu munsi ni uko inshingano za pasiteri n'inshingano zanjye nshaka zose kuzigereka kuri pasiteri. Abantu twiyambuye inshingano dushaka kuzishyira ku bakozi b'Imana, kandi nyamara bakoze ibyo bagombaga gukora. Baraye amajoro bakuganiriza, bagukoreye counseling zishoboka, barakuganirije muri korari, ntacyo batakoze. Icyo warushigaje ni ukumira ibyo bakubwiye, bigahinduka ubuzima bwawe, bikagendana nawe, ukabitunga mu biganza byawe. Aho uhagaze, akuri ibyo urimo, ukajya wibuka ngo ariko hari icyo namenye. Haleluya. Kimwe mu bintu byishe abantu benshi ni ukwibagirwa icyo bamenye. Amagambo babwirizaga saa 8, saa 9 n'igice akaba yamushizemo. Izo ni intege. Icyo ni icyaha. Kandi icyaha nta handi kikwerekeza, ni mu rupfu. Kuko ingaruka y'icyaha ni urupfu. Nkabagira ngo mvugane na buri muntu wese uyu munsi turi kumwe. Tekereza ku buzima bwawe. Tekereza ku iherezo ryawe. Ni wowe urifite mu biganza byawe, ni wowe urifite rirakureba. Icyemezo ufata n'umwanzuro ufata nibyo bizakujyana aho ukwiye kuba, nibyo bizagushyira mu cyerekezo ukwiye kubamo. Rero ndagira ngo mvugane nawe, iki si icyifuzo mfite ngo ndakwifuriza kugira ngo nawe uzabarwe mu banyantege nke. Va mu ntege nke, komeza Imana yawe,
komeza iherezo ryawe, gira intumbero y'iherezo, uvuge ngo nubwo uyu munsi ndiho ariko hari umunsi nzaba ntakiriho. Haleluya. Tujya tubaho ubuzima, tukabana n'abantu, tukabana n'inshuti, tukagira amagurupe yacu ya WhatsApp, ndavuga y'itorero, tukaba turi kumwe. Uko nguko kubona abantu baba kuri gurupe imwe, ni nako umuntu akwiye kwakira ubuntu bw'Imana n'Imana ikabana n'ubuzima bwe. Buriya bushuti ugirana n'abantu bo ku isi yaba yari bwo wagiranaga n'Imana, ntabwo wagatandukanye n'Imana ngo ahubwo aho kugira ngo uze kwakirwa n'abamarayika bavuga bati Uwiteka ashimwe nawe uraje, ngo ahubwo ikuzimu hasi hahagurukijwe no kugusanganira, hakuzuriye abakuru bo mu isi bose bapfuye, hakuye abantu b'amahanga bose ku ntebe zabo. Abo bose bazakubaza bati mbese nawe umunyantege nke nkatwe? Haleluya. Hari ibyiciro bibiri byose ufite mu biganza byawe. Hari ahantu habiri urimo kwerekeza, ariko amahitamo ari imbere yawe. Amahitamo ni wowe uyafite, ari mu biganza byawe. Amahitamo ni wowe ufite umwanzuro wawe. Amahitamo ya mbere ni ukuzakirwa n'abamarayika ubwo uzaba ushoje imirimo yawe n'imihate kuri iyi si. Umwanzuro wa kabiri cyangwa se irindi herezo ufite mu biganza byawe nibyo kugira ngo abo hasi abapfuye babakuru bapfuye badakirijwe, batazi Imana, batamenye Imana, bakoreye Satani, bakoreye ibigirwamana, aba aribo bahaguruka sasa ngo bazurwe, bahagurutswe, bazanywe no kugira ngo bagusanganire. Ibyago ni ugusanganirwa n'abapfuye bari ikuzimu. Ibyago ni ugusanganirwa n'abapfuye bari ikuzimu. Kandi ikibazo bagufitiye ari kimwe, bakubaze se nawe uhwanye natwe koko? Ubaye umunyantege nke nkatwe? Bana b'Imana nagira ngo mvugane namwe, uyu munsi tuve mu ntege nke, uyu munsi turekure intege nke, uyu munsi twerekere ku iherezo rizima. Amaso yacu agira intumbero ku iherezo rizima. Amaso yacu ashakisha Imana, kandi ashakisha Imana nkayibona, kuko Imana yacu nituyikurikirana tuzayibona. We kubarirwa mu banyantege nke, we gusanganirwa n'abami n'abatware b'ikuzimu, ahubwo dusanganirwa n'abamarayika b'ubwami bw'Imana bo kwa Data. Haleluya. Ikibazo nuko abantu bashaka gutura hatari iwabo. Ahangaha turasembereye, ahangaha turi abashitsi, turi mu rugendo, turi muri transit, turimo turagenda. Igihe kizagera ubwo tuzaba turi iwacu aho twagenewe. Haleluya. Icyo gihe ndagitegereje, icyo gihe ndagikunda, icyo gihe ndagishaka, ubwo abamarayika bazabamanuka baza kudusanganira, ubutware bw'ikuzimu bwacecekeshejwe, ubwami bwa Satani bwacecekeshejwe, abapfuye badakijwe badafite ububasha bwo kutuvugisha, imbaraga z'umwijima zidashobora kubyuka kuko zakandagiwe n'umwami waduhamagaye. Haleluya. Bakozi b'Imana, ndagira ngo mvugane namwe uyu munsi. Iki nicyo gihe cya buri muntu wese kwisuzuma. Iki nicyo gihe cya buri muntu wese guhitamo. Iki nicyo gihe cyo gufata umwanzuro. Yesu wacu ashimwe cyane. Iki nicyo gihe umuntu ahitamo akavuga ngo jewe ndamaramaje, nkimara kumvira ijambo ndamaramaje. Haleluya. Hari abana twabanye kera, abo twiganye kera nkiri umunyeshuri muri za 1996 98, twari abanyeshuri bagira groupe nkunda cyane, tugira groupe inezeza ikanezeza umutima wanjye. Nimutekereze icyo gihe 1996 kugeza muri za 1998, ni groupe nini cyane, twariganye turakundana ndetse turashigikirana. Imana ibaho umugisha abo bana bose abo twiganye icyo gihe. Ariko ndagira ngo nkubwire, ubona yaba yuko twazirikanye ibyo bihe tumaze mu by'iyo myaka yose tunyuzemo, yaba ariko tuzirikana ijambo ry'Imana mu mitima yacu? Ubona yaba ariko dushaka iherezo rizima nyuma y'ubu buzima tuzabamo? Icyo gihe tukiri abanyeshuri ntabwo twari tuzi uko tuzabaho, ntabwo twari tuzi ko muri za 2020 tuzongera guhura tugakora groupe tukongera tugasabana. Ariko twongeye gusabana nabo, ariko twongeye guhura nabo. Ubu ngubu turavuga, tukaganira, ugize ikibazo akakivuga. Yaba yuko busabane mugirana n'isi, yaba yuko busabane mugirana abagenzi banyu mu magroupe n'ibindi byose, yaba ariko busabane mugirana n'Imana, yaba ariko busabane mugirana n'abakozi b'Imana, yaba ariko busabane mugirana n'ijuru, nta kindi cyakabaye kituvuna. Ntabwo twakabaye abasanganirwa n'abavuye ikuzimu hasi. Twakabaye turi abantu bazasoza tugasanganirwa n'Imana yo mu ijuru, n'abamarayika bayo bamanutse bose baje kudusanganira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kuva mu ntege nke rero kugira ngo tuve mu ntege nke, nuko tuzabanza tukamenya ikintu kimwe. Nuko tuzabanza tukamenya ko ubuzima bwacu butagarukira hano. Nuko tuzabanza tukamenya ko ubuzima bwacu bufite ikindi cyerekezo. Nuko tuzabanza tukamenya ko aho tujya ariho heza.
twarangiza tugaharanira hahandi heza. Nkuko nakubwiye ngo biri mu biganza byawe. Ibyiza byawe biri mu biganza byawe. Nibizaguhitana biri mu biganza byawe. Nibizakugira umumaro biri mu biganza byawe. Nibizagushigikira imbere aho werekeza biri mu biganza byawe. Haleluya. Yesu wacu ashimwe cyane. Umutima wanjye uranezerewe cyane kuko ndimo kubwira abantu ngo amahitamo yabo, iherezo ryabo riri mu biganza byabo kuri uyu munsi. Hitamo neza uzasoze neza. Hitamo neza Imana ikwireke. Hitamo neza Imana ibane nawe. Haleluya. Hari aho tugomba kuba handi. Hari ubundi bwihisho tugomba kuba turimo. Hari ahandi tugomba kuba twicaye. Hari ikindi tugomba kuba dukora. N'iki twakora kugira ngo twe kuzasanganirwa nabi kuzimu hasi. N'iki wakora kugira ngo abamaze igihe bakubabara. Arega kubabara ko mu isi gufite iherezo. Kubabazwa kwa hano ku isi gufite iherezo. Ubukene bwa hano mu isi bufite iherezo. Amarira ya hano mu isi afite iherezo. Ndagira ngo mvugane nawe uyu munsi. Nubwo uyu munsi bigutera ubwoba kugira ngo bikugire umunyantege nke, ariko hari ahandi twakwihisha ntituba abanyantege nke. Haleluya. Tugiye gusoma Zaburi igice cyaho cya 91 duhereye ku murongo wa mbere. Uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose. Haleluya. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, uri igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Haleluya. Azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Haleluya. Umurava we n'ingabo n'icumu kigukingira. Haleluya. Yesu wacu ashimwe cyane. Hari ahandi hantu duteganijwe kugira ngo dukingirwe ubunyantege nke bwe kuba mu bugingo bwacu, kugira ngo tube dukingiwe twongera kureba intumbero y'ubuzima bwacu, kugira ngo dukingirwe twongera kureba icyerekezo cyacu, kugira ngo dukingirwe twongera kugera ku mpamvu y'umuhamagaro wacu. Yesu wacu ashimwe cyane. Uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose. Hari aho dusaba kuba turi, hari aho dusabwa kuba twerekeza, hari aho dusabwa kuba twihishe. Ndagira ngo mwene data mukundwa mubwire ngo ntabwo turabo gutakaza impano Imana yaduhaye, ntabwo turabo gutakaza umuhamagaro Imana yadushizemo, ntabwo turabo gutakaza umurimo Imana yaduhaye, ahubwo turabo kwihisha mu rwihisho rwisumba byose, tugahama mu gicucu cyishobora byose. Aho niho tuzakura kurama, aho niho tuzakura kunezerwa, aho niho tuzakura iherezo ryiza. Ndaguhendahenda kuri uyu munsi kugira ngo nawe wongere unyemerere, wongere ugarukire Imana. Wewe wari umaze iminsi warabaye umunyantege nke, wewe wumvaga bisa nkaho birangiye, wewe wumvaga gusa nkaho utagitekerezwaho, wewe wumvaga gusa nkaho Imana itakikureba, wewe wabona gusa nkaho n'abavandimwe bagukuyeho amaboko. Oya, ntabwo bagukuyeho amaboko, ahubwo ni Satani ushaka kuguca intege ngo akwereke ko abantu bakwanze, ngo akwereke ko ibyawe bitagenda. Ariko ndagira ngo nguhendahenda uyu munsi, nta handi wakura umunezero, nta handi wakura amahoro keretse kujya mu gicucu cyishobora byose. Haleluya. Yesu wacu ashimwe cyane. Mvugana nawe aya magambo uyu munsi ndagira ngo mubwire ngo hari ahandi twabonera ubuhungiro, hari ahandi twatorokera, hari ahandi twakwihisha, hari ahandi Imana idushaka, hari ahandi Imana idusanga. Erega abantu iki twica ni kimwe. Hari igihe kimwe tuba turi ahantu aho Imana ikunze kudusanga, ariko umwanzi akaduca intege akahadukura kubera utubazo. Ntabwo ikibazo kikwiye kugukura mu Mana, ntabwo inzara ikwiye kugutandukanya n'Imana, ntabwo imibabaro y'indwara ikwiye kugutandukanya n'Imana, kuko hejuru y'imibabaro yose hari Imana. Haleluya. Ndagira ngo mvugane nawe guhumuriza uyu munsi, mubwire ngo nta handi hari ubuhungiro buzima wajya. Hari ahandi wajya Imana ikakwishimira, hari ahandi wajya Imana ikakurinda, hari ahandi wajya Imana ikakwitaho, hari ahandi wajya Imana ikakurebesha amaso y'imbabazi. Ibyakwishimiraga hejuru ejo ukabyishimira hejuru, ukaba uri umugabo wo guhamya imbere y'Imana ngo nanjye Imana yangiriye neza. Haleluya. Ndagira ngo mvugane nawe nerekera ku musozo nkubwira ngo uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose. Hari ubuhungiro dufite nubwo ikuzimu bahaguruka bavuga ngo nawe baye umunyantege nke. Wiba umunyantege nke mwene data, wiba umunyantege nke mushiki wanjye, wiba umunyantege nke wa musaza we, wiba umunyantege nke wa mukobwa we, wiba umunyantege nke wa mumama we. Ndagira ngo wongere urebe Imana yawe, wongere utumbere Imana, kuko iherezo ryawe riri mu biganza byawe. Amahitamo yawe niyo azaguha iherezo rizima.
uko uzabishaka niko bizakugendekera, uko uzabikurikira niko bizaza bigusanga. Ndashima Imana ko uyu munsi urimo kuntega amatwi, ndashima Imana ko uyu munsi urimo gukurikirana God's Grace TV. Hari icyo uri bwumve cyazana impinduka mu buzima bwawe, ukamenya ko hari aho bagutegereje, ariko bariya sibo bacu, ahubwo hari Imana isumba byose, ahubwo hari ahandi badutegereje, hari ahandi badushaka, hari ahandi tuzasoreza, hari irindi herezo dufite. Haleluya. Yesu wacu ashimwe cyane. Shimye Imana ko uyu munsi mbonye uyu mwanya wo kongera kuvugana nawe. Shimye Imana ko uyu munsi nongeye kugira igihe cyo kongera gutanga ubutumwa bw'Imana buri mu mutima wanjye. Ndaguhenda nkubwira ngo iherezo ryawe nurigira rizima rizaba rizima, nurigira ribi rizaba ribi, ariko amahitamo meza azagushyira heza. Nugarukira Imana, Imana izakugarukira. Nukorera Imana, Imana izakugororera. Kandi ndakubwiza ukuri ngo ibyo byose byakwishimaga hejuru bifite iherezo ryabyo, bizamanurwa hasi kandi uzamurwa. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana yacu ibaho umugisha. Nanjye wabanye namwe nongeye kuyishima kuko hari icyo yashize ku mutima wanjye mvuganye nawe uyu munsi. Uwiteka Imana abarinde. Reka dusoze twongera gusenga. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye kuri uyu munsi wa none. Ngushimiye kubw'ijambo data uduhaye kugira ngo tuganire na bene data, ijambo ryuzuye ubuntu bwawe n'imbaraga. Ndaguhimbaje Mwami ko wanshoboje guhagarara havugira hano aho ndi Mwami, hahagararana nawe Data wera wa Isiraheli. Wamanutse kugira ngo ijambo ryawe rikomeze kandi wongere kuryongera imbaraga. Ndakwakiriye kugira ngo binyuma yaryo, ndakwakiriye kugira ngo ufashe bene data barireba bose n'abaryumva. Mana yanjye ribahindura, rihindura imitima, twe kuba abanyantege nke, ahubwo duhe imbaraga ndetse no kurushaho kugira ngo tuzabaragwa ubwami bw'Imana. Abatwakiriye hano Mwami, abo nabo basabiye umugisha. Iyi televiziyo Mwami, nabo basabiye umugisha. Ubuyobozi bwose wongere kubukomeza kandi ubane nabo none n'iteka ryose. Turagushimiye Mwami Yesu, urakoze. Amen.